y'ikibanza ni ikihe? Uribuka ko mbere bakoreshaga ijambo ngo consecutively cyangwa se consécutivement, sibyo? Bavuga ngo à la mise en œuvre de ce qui est prévu au point 3. Donc le point, ibyo byari point 4 muri CONOPS. Donc nukuvuga yuko kubanza gusenya FDLR byari préalable nicyo kibanza yo mbere yuko dukuraho ingamba z'ubwirinzi, kuko ntabwo dushobora gukuraho u Rwanda ntushobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi rutabanje kubona amagaranti yuko icyatumye ruzishyiraho kitakiriho. Ariko abanyekongo buko barimo kubisobanura bo barakubwira ngo bizakorwa concomitamment. Concomitamment ni ukuvuga ngo ni icyarimwe, sibyo? Turakora faze ya mbere mugende gutya, hanyuma n'ikindi cya kabiri ni nacyo kintu nakomeje kukubwira, nabo bari confused. Hari ahantu ubona bafata disengagement bagakora lifting defensive measures. Ni ukuvuga ngo byarabacanze defensive measures ntabwo bumva icyo ari cyo, bayobewe niba ari abantu, bayobewe niba ari biriya byuma byacu biri hariya byarabacanze. Niyo mpamvu ubona bagenda bari confused bakandika ngo disengagement iryo bagashyiraho ngo lifting defensive measures. Ariko ikigaragara logiquement nuko u Rwanda rudashobora gukuraho defensive measures icyatumye ruzishyiraho kikiriho. Tugendeye ku masezerano aricyo serete ya FDLR. Tugendeye ku masezerano ingamba z'ubwirinzi ziracyafite agaciro mu gihe cyose FDLR itarasenya. Yego ntabwo nabihakana kuko ni nako byanditse. So hanyuma ikindi wenda abanyamategeko bamwe bahoze banambaza, ngira ngo hari na bagenzi banje muri parliament bahoze bambaza niba aya mategeko azakenera guca muri parliament nk'uko aya masezerano mpuzamahanga handi bisanzwe bigenda. Igisubizo ni oya, kuko nubwo itegeko nshinga ryacu riteganya mu ngingo y'168 ko amasezerano yerekeranye no guhagarika intambara, amasezerano yerekeranye n'amahoro yose kugira ngo abe ratified, kugira ngo yemezwe burundu, bitangirwa uruhushya na parliament. Ariko ahangaha ntabwo ibi twabishyira muri uwo mujyo w'ibiteganywa n'itegeko nshinga ryacu. Rwose abantu cyane cyane iyo turi muri ibi biganiro hari n'abanyeshuri biga amategeko cyangwa n'abandi baba bakeneye gusobanukirwa n'ibintu bimwe n'ibyo nk'ibyo, ntabwo ubundi ayo masezerano ibyo bita mu zindi ndimi mu Gifaransa ngo ni armistice, amasezerano yo guhagarika intambara. Ubundi ntabwo u Rwanda rwigeze ruvuga ko ruri mu ntambara, nta nubwo rwigeze rubwira parliament ko ruri mu ntambara. Intambara u Rwanda rwavuze niyo kurinda imipaka yarwo, niyo tuzi. Ariko uburyo kudekarara intambara bigira uko bikorwa, bigira uko bimenyeshwa parliament. Kuko umuntu watuzanira aya masezerano twamubaza tuti ahubwo se aya masezerano yo guhagarika intambara muvuga mwayigiyemo ryari? So icyo nacyo urumva ko mu magambo nta nubwo ari cyo amasezerano mu magambo make. None icya kabiri aho amasezerano arangirira binavuga yuko buriya iyo amasezerano azagira izo nzira zose za parliament n'izindi step cyangwa stage baba babivuze. So muri rero mu ngingo ivuga ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano bivuga ko ashyirwa mu bikorwa kimara gushyirwaho umukono. Bivuze rero ngo ibi ni ibiki? Aya ni amasezerano, nibyo bita executive agreement. Executive agreement ni amasezerano executive isinya itagombye kujya kubisabira go ahead muri parliament, nirwo rwego washyiramo aya masezerano. N'amasezerano nyuma yo gushyirwaho umukono yavugishije abategetsi bose bo mu isi, uhereye kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ubwe ukagera kuri perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Nabonye igihugu cya Turukiya, perezida Zelensky, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasohoye itangazo. Ibihugu byinshi by'ibihangange byasohoye itangazo rivuga riti aya masezerano ni ingirakamaro, turayashyigikiye. Ibi bishatse kuvuga iki ku ntera ikibazo cyari kigezeho, cyangwa se n'agaciro aka karere gafite mu bibera mu isi, cyangwa se n'iki kibazo igihe kimaze n'uburyo na dimension interi isi ikireberamo Ladislas? Aya masezerano kuba ibihugu byavuze byinshi cyane nta gihe n'ubundi bitavuze, ariko navuga yuko kimwe mu gusesengura mbona gishobora kuba cyatumye bavuga cyane. Uriya iyo ugiye gushyira, hari abantu bavuga ngo kana kararemereye. Ntekereza yuko ikintu gikomeye cyatumye ibihugu byose bivuga
icya mbere ibyo Amerika yashoboye guhuza u Rwanda na Kongo ku meza y'ibiganiro. Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntavuga Kongo hakaza kuza Kongo yindi, ubwabyo hari ibihugu byinshi byabigerageje birananirwa. Icyo ngicyo ni icya mbere, kubera yuko na Perezida Macron ubwe, dufashe urugero w'Ubufaransa, yagerageje kenshi guhuza u Rwanda na Kongo, ageze igihe atekereza guhuza Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Kongo Tshisekedi, ariko biranga. Ageza n'igihe avuga ati narabigerageje ariko naje gusanga nta n'umwe batiteguye guhura ku meza y'ibiganiro. Ni ukuvuga ngo hari ibyananiye, ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishoboye. Hari ibyananiye African Union, hari ibyananiye African Union, hari ibyananiye ibindi bihanganye, Amerika yabishoboye. Icyo ngicyo ni icya mbere. Icya kabiri buriya tutakwirengagiza, ntabwo twanavuga yuko icyabahagurukije cyane ari uwabahuje, nubwo nawe afite agaciro ke, ariko n'ibikubiyemo buriya. Iyo ujya gukora itangazo ubanza kuvuga ngo iri tangazo ubundi ndarikorera iki, ukareba igikubiye mu byo ugiye kuvuga. Ari naho njye mbona umwihariko w'aya masezerano bishobora kuba byatumye isi ihaguruka ikavuga iti ni umunsi w'amateka, bagashimira ibihugu byose, bagashimira Amerika n'abandi bose. Muri ibyo ngibyo navugamo nk'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere gikomeye ari nacyo cyakunze kuba nyirabayazana ni ikibazo cya FDLR. Kuba u Rwanda rwarakunze kugaragaza ruti FDLR iratubangamiye, ibangamiye umutekano wacu, iraduhoza ku nkeke n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu bihe binyuranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuvuga iti ibyo muvuga n'urwitwazo nta shingiro bifite. Muri aya masezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yabishyizeho umukono, yemera ko icyo kibazo gihari kandi ko igiye kukirandura. Icyo kibi cya mbere. Icya kabiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuvuga yuko mu 2023 itabaho. Bageza n'igihe bavuga ngo hari impamvu 6 zituma Perezida wa DRC adashobora kuganana nayo mu 2023. Muri aya masezerano habaho kuvuga ngo noneho twemeye kujya mu biganiro bitaziguye nayo mu 2023, aho ngaho kikaba ikintu cya kabiri. Icya gatatu nacyo cyakunze kugarukwaho, hari ibyakunze ibi bihugu bimwe muri byo byakunze gushinja u Rwanda kuvuga ngo rufite ingabo muri Kongo. Twabyemera tutabyemera, njye nk'umusesenguzi muri aya masezerano nta na hamwe nigize mbona yuko u Rwanda rwemeye ko rufite ingabo muri Kongo. Nta naho nigize mbona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga iti muri aya masezerano hano dushyizeho kwifata, mubanze mushyiremo yuko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Urumva rero hari ibintu byari byaragiye bibizingiro, ariko none ibihugu byombi ibyo byose uvuze ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashije kubyemeza Kongo. Ibyinshi ugarutseho ni ibireba Kongo. Ni ibireba Kongo, ariko hari ibyo bagenzi banjye babanje kuvuga. Senateri Vode yabajije kuvuga amasezerano ya Rwanda. Rwanda yari yahawe itariki ya 15 z'ukwa 12. Baranavuga bati Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi baraza guhura. Muri iryo joro habaho kuvuga ngo abaperezida ntibagihuye, kandi biza kugaragara ko ikintu cyatumye badashobora guhura n'amasezerano bari bateguye adashobora gushyirwaho umukono, ari nacyo cyonyine cyari kubahuza. Bigaragara ko izingiro ari uko Repubulika ya DRC yavuze ko idashobora kuganana nayo mu 2023. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu gikomeye cyari cyaratumye ibihugu byombi bidashobora gusinya amasezerano. Ahangaha rero nkabona ko byose byahawe umurongo, ari nacyo kintu mbona cyatumye ibihugu byose bihaguruka biti byari byananiranye, noneho izingiro hari ahantu ryapfunduye. Izingiro warikomojeho na Minisitiri Nduhungirehe yarikomojeho nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano. Ati izingiro no kurandura burundu umutwe wa FDLR nka kimwe mu bihangayikishije u Rwanda, cyane cyane ko uyu mutwe ubangamiye ituze, amahoro n'umutekano by'u Rwanda. Umva ko Minisitiri Nduhungirehe yabivuze amaze gushyira umukono kuri aya masezerano. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint. Ishingiro ry'aya masezerano y'amahoro ni icyemezo cyo gushyiraho ihuriro ry'umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya mbere muri ibyo ni ugushyira mu bikorwa isenywa ry'umutwe wa FDLR. Bizakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho.
ibi ni ibishingiye kandi ku masezerano twagiranye hano yo guhagarika ubufasha bwatangwaga na leta kuri uyu mutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, bikaba ari naryo shingiro ry'amahoro n'umutekano w'akarere kacu, kubera ko FDLR ni umutwe utari mushya, ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho abatutsi barenga miliyoni bishwe. Muri aya masezerano twiyemeje ko tugomba gushyiraho uburyo impunzi zitaha mu bihugu byazo, kandi tubifashishwamo na HCR gushyiraho uburyo izi mpunzi zizataha mu buryo butekanye kandi bwiza ni ingenzi mu kugera ku mahoro arambye. Izingiro ry'ikibazo, aya masezerano inkingi yo kugira ngo ikibazo gikemuke. Minisitiri Nduhungirehe ati ni akazi gategereje cyane cyane leta ya Kongo gusenya burundu mu buryo budasubirwaho umutwe wa FDLR. Birashoboka? Metre Gasamina. Iyo hari ubushake bwa politike nta kidashoboka. Gusa ubwo bushake iyo bubuze cyangwa bukaba buke nta kintu na kimwe ushobora gukemura. Naho gusenya FDLR no kuyirandura ni ibintu bishoboka. Leta ya Kongo nibishyiramo ubushake, igashyiramo imbaraga, kuko yagize uruhare mu kuwubaka. Ubu ngubu abawugize abenshi bashyizwe mu ngabo za Kongo, barabazi, bazi aho baherereye, ibikoresho bafite barabizi kuko nibo babibahaye. Niba rero basinye, bashyize umukono kuri aya masezerano bafite ubushake bwo gukemura ikibazo, rwose icyo mbona nuko ari ibintu bishoboka, nubwo atari ibintu bishoboka mu gihe cy'umunsi umwe, mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa icy'ukwezi kumwe. Ni ibintu bisaba igihe cyo gutegura, ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba gukorana kw'impande zombi nk'uko bikubiye mu masezerano. Ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke nuko hagomba kuba ubushake ku buryo budasubirwaho ku ruhande rwa leta ya Kongo, kuko ubwo bushake buramutse budahari cyangwa butuzuye ntabwo iki gikorwa cyo kurandura umutwe wa FDLR gishoboka. FDLR si ubwa mbere ivuzwe Metre Gasominari, ariko Honorable Evode, niba FDLR yarakomeje kugaruka, u Rwanda ruvuga ruti FDLR ibangamiye umutekano wacu, ni ikibazo kidukomereye, hagatangwa ibimenyetso, ariko hakaza kwiyongeraho n'uruhare rwa leta ya Kinshasa mu kuvuga ko biteguye kuwushyigikira, hakabaho guhindura ubutegetsi mu Rwanda, nyuma n'igihugu nk'u Burundi kikaza kwiyongeraho. Ibyo Burundi byo turaza kubigarukaho nyuma. Ariko utekereza ko noneho ubu leta ya Kongo yaba yiteguye gukora ibyo yari yaranze gukora iyi myaka yose? Ariko uribuka mu kiganiro kimwe nari kumwe na Metre Gasominari, nigeze ngira ngo ni umunsi wa twaganiraga kuri declaration de principe, mbabwira nti abanyamerika barasa n'abavuga bati mureka akajagari twikorere business. Ibi bintu bya FDLR byashyizwe muri iyi text, ariko ntabwo ariyo key target cyangwa se mandate abanyamerika bari bihaye muri iyi dosiye, kuko iyi dosiye si y'abanyamerika bihaye. Kandi na nyuma yo gushyira umukono ku masezerano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe avuga ati twebwe niryo shingiro ry'amasezerano no kugera ku ntego kwayo. Exactement. Reka nkwereke, wenda iyi ni business security agreement. Ubwo ni iki? Iyi ni amasezerano y'umutekano ariko n'ubucuruzi. Yes, iyi accord ni accord geo-economique. Ikigaragara rero ni iki? Ni ukuvuga ngo ikigamijwe ni iki?
muri kariya kajagari kari gahari Amerika yavugaga iti muri aka kajagari chaîne d'approvisionnement uko za minere zigenda n'ibiki byose ibintu bishobora kugwa mu maboko y'abandi bantu batari twebwe ibintu bishobora kugwa mu maboko y'izindi puissance zitari twebwe so noneho ni ukuvuga yuko abanyamerika bihaye ikintu kimeze nka droit de regard ni ukuvuga ko urebe ya ntuza ya oversight committee iriya bavugamo izaba igizwe na Amerika na Katari ndetse na African Union iriya izakurikirana ibikorwa byose uko bikorwa ndetse wumvise ko bavuga ko no muri ziriya nama za ya joint committee bazajya batashe militaire babo bashobora kwitabira ziriya nama nk'indorerezi bivuze ngo bazitabira inama bamenye ibivugirwamo batange raporo kwa ba boss babo bajye bakurikirana ibintu byose uko bigenda hanyuma rero ikijyanye kera n'umwana nigeze gufata na mugenzi wanjye tuvukana sinzi niba byibuka tuvanga isosi y'ubunyobwa n'iy'inyama noneho petit frere mu kanya gato barariza ati uransubiza isosi yanjye arahari muri umuntu wanjye sinzi yari twese twari abana ariko icyo nibuka ntabwo byashobotse ko mbona isosi yanjye y'ubunyobwa cyangwa ko n'abasubuniye y'inyama ibi bintu rero kumbwira ngo ugiye gusenya FDLR kandi iri muri FRDC FDLR imaze imyaka myinshi hariya uyu munsi tuganira twakomeje kuvuga FDLR nk'ikibazo cya ideology uzi ko hari izindi za operation kuko ikintu gitangaje aya masezerano uretse niveau d'engagement na ya niveau de pression nakubwiye sibyo igitutu ni igitutu kiri hejuru kubera ko ari Amerika sibyo no gutinya ngo ibi bintu tutabikoze ingaruka zabizi ariko uzi ko hari za operation ngiye kukwibutsa zigeze kuba des opérations conjointes uzi ko higeze kuba izitwa za Sokora higeze kuba za Umoja Wetu higeze kuba izitwa Kimya izo zose nizo ingabo z'u Rwanda RDF zafatanyaga na leta ya Kongo mu guhashya FDLR ariko wakwibaza ngo nyuma ya ziriya operation icyakurikiyeho FDLR yindi yavuye yongeye kwemereje ivuye hehe donc nukuvuga yuko nkuko wabivuze urazavuga ko itari yarasenywe n'ubundi uya none se yagiye he nayasenywe kuko idasenywa none se uyu munsi FDLR hari uyu munsi niyo abavutse nyuma erego uyu munsi umuntu azigira umupagasi yiyambike ajye gucukura muri mine kandi ari umusirikare kuko uyu munsi abantu bavukiye muri Kongo ntabwo uyu munsi bafite imyaka abavukiye muri Kongo uyu munsi bafite imyaka 30 uyu munsi nta muntu n'umwe ubazi uretse Kongo bavuga maringara sibyo kandi abahutu bavuye aha mu Rwanda nabo muri Kongo bose barasa hanyuma ni kimwe nuko na bya bindi njye numva bavuga ngo uzatandukanya abatutsi b'imasisi nabo mu Bigogo ejo bundi twasuye inkambi ya Kiziba hariya muri Kibuye turaza kugera kuri component yo gucyura impunzi reka DRC izahagarara ivuga iti aba bantu baje n'infiltration RDF ni RDF ije muri Kongo bose babange kandi bakomoka muri Kongo abantu bafite imyaka 30 bavukiye Kiziba iriya nkambi hari kuva muri 1996 n'uyu nguyu ukurikirana amakuru n'uyu vice guverineri uyu wavuye muri Canada Manzi Wiringarambe yes ngira ngo nawe yagiye muri Canada avuye hariya muri iriya nkambi hariya donc niba amakuru mfite ndumva amakuru mfite ariyo donc bivuze iki rero bivuze yuko bizagorana uyu munsi ni nk'ibi ngibi uraza kugera ku bintu kuko nahoze ndeba muri aya masezerano FDLR kuko yavuzwe inshuro zirenga 40 uze kubara ahantu handitse FDLR plus de 40 fois urebe inshuro iryo jambo FDLR rigaruka nuko FDLR ari ikibazo hanyuma ikindi none ubwo urimo ntiwemeranya na Gaseminari Gaseminari amaze kutubwira ko birashoboka kurandura FDLR no urashaka kuvuga ko bidakunda hari icyo nkubwira nakubwiye ikintu nise ngo ni niveau d'engagement na political will n'ubushake bwa politike kubera ko FDLR FRDC na leta ya Kongo barabazi baza aho bari nibo babaha intwaro nibo bakorana nabo ni ukuvuga ko leta ya Kongo iramutse ifite ubwo bushake yabikora ubwo nagendera mu masezerano duhaye rwaya amasosi abiri yivanze yes kuyavangura haracyari amahirwe ko bishobora gukunda ubu ngubu kuko byo muri Kongo bo babikura kuko bo bazi ngo
umuntu bazi ngo FRDC ninde, bazi ngo FDLR ninde. imvangira cyari heterogene ntiraba homogene. Hanyuma rero ubwo unjyanye mu bindi, ariko ikigaragara cyo icyo nshaka kukubwira nuko muri Kongo kugira ngo tuzavuge ngo FDLR bayiranduye, kuko ubu ngubu ikintu urimo kureba ayo masezerano regani ni ikibazo. Wibuke ko mu kwezi kwa gatatu 2010 ako mwatanye mutuba ko amasezerano ari igisubizo. Oya no, amasezerano yarasinywe, turanabyemera n'intambwe nk'uko Maître Gasominari yabivuze. Ariko ikintu cyitwa ubushake bwa politike bwo kuyashyira mu bikorwa, sibyo ubushake bwa politike, kuko nibyo nkubwira. Reka tubanze dusesengure ibiyakubiyemo mbere yuko tujya noneho kuri implementation. Tubanze dufasha abakurikiye ikiganiro ngo what is the content, kwanza harimo iki ni iki gishya, kuko hari abantu bavuga ko nta gishya kirimo. Ladislas, wowe ni iki gishya wabonye mu buryo bwa rusange, tutaragenda ingingo ku yindi, ni iki gishya ubona? Reka kuvuga ko nta gishya kirimo byaba ari ugutesha agaciro abantu bagiye mu biganiro, byaba ari no gutesha agaciro ababisinye. Aya masezerano nibura ikibazo cya Kongo n'u Rwanda kuva cyatangira nibura nyuma jenoside yakorewe Abatutsi nari mpari kandi nari mukuru, nabashije kugenda mbikurikirana n'uburyo bwo gushaka ibisubizo bwageragejwe bwose, nibura mu buryo bumwe cyangwa ubundi nagiye ngira ukuntu mbimenya. Ndetse n'izingiro kuvuga ngo FDLR ivuka n'inyandiko remezo zashinze uriya mutwe wa FDLR mu nkambi y'Imugunga, inama ziyoborwa na General Major Bizimungu Agustin wayoboraga XFAR, ibyo byose birahari mu rukiko rwa Arusha baje kubigaragaza, ndetse na za archive zimwe twaje kuzibona turazifite. Icyo nashaka kugarukaho rero nuko tudashobora kuvuga yuko nta gishya kiri muri aya masezerano, kubera yuko icyabaye ni ikintu ubwacyo gishya mu mateka. Buriya kuvuga ngo ni igishya, dushobora kuvuga ngo FDLR bavuga ni ibisanzwe, Kongo ivugwa, u Rwanda ruvugwa ni ibisanzwe, ariko hari ibintu bikubiyemo bishyashya. Urugero, icya mbere, leta ya Kongo nigeze kubivugaho, yakunze kuvuga yuko FDLR idahari, ikanavuga ngo niba hari abahari u Rwanda ruzaberekane hanyuma babirwanye. Ubu leta yo Kongo ubwayo yiyemeje kurandura FDLR n'indi mitwe yishamikiyeho. Icyo ngicyo gikuye amasezerano yasinywe n'ibihugu byombi. Icya kabiri kirimo, ndongera kubigarukaho, nacyo nabonye gishyashya tutakwirengagiza, nuko leta ya Kongo yiyemeje noneho gufatanya n'u Rwanda mu kurwanya FDLR. Icyo ngicyo nacyo gikuye muri aya masezerano. Icya gatatu tutakwirengagiza nuko mu bihe binyuranye ibihugu binyuranye byakunze kuvuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Navuze yuko muri aya masezerano nta na hamwe bigaragara ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo zizavayo. Hari intambara yenda irimo kugaragara muri interpretation mu buryo bwo kubisobanura. Bamwe bakavuga ngo ijambo disengagement cyangwa se desengagement ngo biravuga ko u Rwanda ruzavana abasirikare muri Kongo. Ariko iyo bavuze ngo desengagement ni ukuvuga ngo ingabo zizava mu birindiro. Ntabwo bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zizava mu birindiro, ni ukuvuga ngo bishobora kuba ari na FARDC ubwo izava mu birindiro. Icyo ni ikintu nacyo kiri aho ngaho kirimo no guteza yenda kudahuza mu buryo bwo gusobanura amasezerano. Ariko hari ikindi kintu gikomeye. Perezida Tshisekedi mu bihe binyuranye yakunze kuvuga ngo nta na rimwe igihe njyewe nzaba ndi perezida wa Kongo nta na rimwe nzicana nawe mu 2023 imbere ngo turaganira. Muri aya masezerano harimo ingingo yihariye noneho ivuga yuko leta ya Kongo nayo mu 2023 bagiye mu biganiro, banashyiramo ingingo yihariye ikomeye ivuga yuko bizava mu biganiro bya leta ya Kongo nayo mu 2023 bizaza bikiyongera kuri aya masezerano. Nuko ngo ntabwo bakigize ikintu gitandukanye n'aya masezerano, bemeye ko byanze bikunze ibyo biganiro bigomba kuba kandi bakabigeza ku ndunduro, ibivuyemo nabyo bikaza kwiyongera kuri aya masezerano. Ariko ni iki cy'ingenzi Kongo yo ivuga kuri aya masezerano? Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Therese Kaikamba Wagner amaze gushyira umukono kuri aya masezerano i Washington, nawe hari icyo yavuze imbere ya mugenzi w'u Rwanda ndetse n'imbere ya Michael Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. This peace agreement, we open a new chapter.
hamwe n'aya masezerano y'amahoro dufunguye igice gishya kitari gusa ku kwiyemeza ahubwo n'ubushake mu kubishyira mu bikorwa. Mu gusinya aya masezerano twabonye ukuri kuko amahoro ari amahitamo, ariko ari n'inshingano zijyanye no kubaha amategeko mpuzamahanga, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwubahane bw'ubusugire bw'ibihugu. Ababibabariyemo baduhanze amaso, biteze ko aya masezerano yubahirizwa, cyane ko aya masezerano anubakiye ku ngufu za benshi. Madame Therese Kayikwamba, twari tumaze umwanya munini tuvuga ngo inshingano ku ruhande rwa Kongo bijyanye n'amasezerano ibiyakubiyemo, ariko tugomba no kugaruka ku bireba u Rwanda nabyo abantu bakeneye kumva. Maître Gasominare, ni izihe ngingo z'ingenzi zihariye zihatse byinshi muri aya masezerano ko wayanyujijemo amaso? Murakoze. Icya mbere, nk'uko amasezerano ateye, ibihugu byombi byumvikanyeho ni ukubaha ubusugire bw'ibihugu byombi. Icyo ni kimwe. Mu kubaha ubusugire harimo kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma habaho gushyamirana hagati y'impande zombi. Ikindi batinzeho, bagarutseho, ni uko ibihugu byombi byafashe icyo nakwita engagement y'uko nta gushyigikira abantu bitwaje intwaro, ibyo bise non state armed groups. Ubwo ni ku mpande zombi, kuko abo bantu bitwaje intwaro barahari mu burasirazuba bwa Kongo. Hari imitwe irenga 200, nubwo leta ya Kongo yahisemo kuvuga umwe wonyine ikirengagiza iyo yindi yose. Ariko muri aya masezerano byagaragara ko ibihugu byombi, impande zasinye amasezerano, zemeranyije yuko habaho guhagarika. None se turebye situation ihari, yego, nyine ibyo bivuze iki? Icyo bivuze ni uko mu by'ukuri, reka yenda ntangira kuvuga aya masezerano akomoka ku kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Ni ukuvuga ngo icyo kibazo cyari ikihe? Ni uko ibihugu byombi byarebanaga y'ingwe bifite n'ibyo bishinjanye. Kongo igashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya, ubu ngubu ugenzura igice kinini cy'uburasirazuba, intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Yego. U Rwanda narwo rukashinja Kongo gufasha umutwe wa FDLR ndetse no gushaka kuwushyigikira kugira ngo ukureho ubutegetsi buri mu Rwanda. Iyo niryo pfundo ry'ikibazo. Bivugamo no mu gishakira igisubizo rero kwari ugukemura ibyo bibazo bihari, kuko niho bahera. Ubwo iyo ngingo rero iravubuza buri ruhande gushyigikira umutwe witwaje intwaro urwanya rumwe muri urundi ruhande. Ubwo ibyo birareba ibihugu byombi? Ibyo birareba ibihugu byombi. Ibyo birareba ibihugu byombi, kuko ntabwo ari one way. Ntabwo ari one way. Ni ukuvuga ngo bumvikanye icyo bita ubusugire bw'ibihugu byombi. Ubusugire bwa Kongo n'ubusugire bw'u Rwanda bigomba kubahwa kimwe. Bikorwa bite? Ni uko buri ruhande rwirinda gushyigikira umutwe uwo ari we wose witwaje intwaro uteza umutekano muke urundi ruhande. Yego. Icyo ni kimwe. Icyo ni kimwe. Niyo ngingo ya mbere ivuga ku busugire bw'ibihugu byombi. Indi ngingo ikomeye rero yindi abantu bakwiriye kumenya, wenda Maître Gasominare aho tubwiye iyo ya mbere, ariko Honorable Vode, indi ngingo twavugaga ko tutari buvuge ingingo zose uko zakabaye, ariko iyindi ngingo twavuga ko ihatse izindi mu by'ukuri usanga muri aya masezerano, kuri wowe ni iyihe? Njyewe ndakomeza kukubwira ku yo nakomeje kuvuga y'ibijyanye n'ubukungu. Yo iriki, kuko ni nayo Amerika izungukiramo. Biranabwira ibihugu byombi ko
gukorana kongera gukorana ubucuruzi ubuhahirane kuko ziriya byose ubifashe ibikubiye muri aya masezerano nabikubiye ni ingingo nyinshi zigera ku 9 ariko ushatse wazifata ukareba ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga ibijyanye n'amategeko harimo ibyo bijyanye n'ubusugire n'ubutavogerwa bwa buri gihugu. Kongo yakomeje kuvuga ko ari ibintu byayo gusa nkaho wagira ngo twebwe sovereignty cyangwa kutavogerwa ntabyo tugira. Icyo ni ikintu kinini bari bakivuze ariko aya masezerano ngewe niyo mpamvu ndimo kukubwira bo bagiye bayandika bakagenda bazana amayandi matext urebe nureba nko muri po ya 5 aho bavuga ibijyanye na MONUSCO muri po ya 5 reba MONUSCO and other multilateral support noneho urajya kureba ahantu nko muri paragraph ya 2 ya kare ya gace reba ahantu handitse ngo the parties commit to advance the implementation of UN Security Council Resolution 2773 and the other relevant UN Security Council resolutions. Iyi resolution muyirebe iri no muri preambule iri no muri preamble aho aya masezerano ashingira. Noneho rero uko mbabwira ngo iyi text ni matière interpretation kuko mwebwe ni muyisoma mugenda muhurutura gusa. Noneho ikintu bavuze wowe ntujye kukireba ngo urebe ngo harimo iki. Iyi resolution 2773 ivuga iki? Ariko tutarajya kuri iyo ngiyo hari indi yateje impaka mwari mukomojeho mu kanya hari indi yateje impaka hari impunzi nayo nari ngiye kuyigeraho yego iyo ijyanye no gucyura impunzi les déplacés abo bita bariya bita les déplacés internes abo bita ngo ni internal displaced persons. Yes abo ngabo baba bari mu gihugu hagati nukuva imasisi ukajya Rucuro Gasominari niho hazi simbizi donc ariko mu gihugu cyawe utavuyemo yego ariko noneho harimo ibintu bijyanye no kugarura umutekano kuko baravuga ngo amategeko mpuzamahanga yerekeranye no gucyura impunzi gutaha ku bushake bwazo kumenya yuko ahantu zijyanye zitagiye kujya mu kaga dufite impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo ziri hano mu Rwanda abangaba ni abantu bagomba gutaha. Hanyuma icyo kindi kuko ushobora kureba izi nyuguti ukavuga uti biroroshye n'abakubwira ko FDLR mu minsi 90 izaba ari amateka nabyo wabisomye nabyo niko byanditse sibyo nabyo ni ibintu byo kwiganirira. Donc nukuvuga ngo hari ibintu byanditse ariko bo baragira gutya bakakubwira n'urugero hari ikintu Radislas yigeze gukomozaho disengagement ya haraho yaravuze ngo wenda ngo wasanga ngo ari n'ingabo za Kongo. Never. Ingabo za Kongo disengagement / lifting defensive measures ni izacu sibyo iyo bashyizeho / ivuga iki / ni conjonction ni ukulinkinga ibintu bibiri bifitanye isano cyangwa se uzareba ukuntu bandika AFC / M23 sibyo donc ni ukuvuga ngo hariya banze gukoresha iryo jambo ryitwa withdraw ariko barangije bacomeka miliya resolution ifite rya jambo batashatse gukoresha hano. Nukuvuga ngo muri legislative drafting rwose reka nkubwire twebwe twandika amategeko ikintu wowe wanze nshobora kukigusinyisha nkoresheje terminology iri soft wowe wemera sibyo ariko narangiza nagera hepfo mu yindi paragrafe nkazakikuzirikaho nkoresheje yindi text narangiza nkakubwira ngo iri part of this agreement. Icyo ni kimwe. Donc nukuvuga yuko rero ibyo nshaka icyo navugaga ni igiki nukuvuga yuko ibi bintu bijyanye no gucyura impunzi nabyo bizaba ikibazo. Hanyuma ikindi kizaba ikibazo wabonye muri aya masezerano Maître Gasominari ngegera ngo cyari kiri muri iriya parti yavuze mwibuke ko harimo ikintu cyo gushyira mu ngabo abantu bari mu mitwe irwana ariko ntago bazaterura umutwe witwa M23 baterura uwitwa Mayimayi baterura uwitwa Nyatura batereke mu gisirikare. Bavuze ngo ubwo ngubwo bazagenda bareba case by case ka parka
noneho barebe niba umuntu ataregwa ibyaha runaka, ibintu byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Noneho akantu kantangaje karimo ni ukuvuga ngo kureba hari n'ibintu bya fitness nabyo babivuze, ariko akantu kantangaje ni akantu ko kuba royale envers les institutions, loyalty. Mu bantu bari muri M23 nta n'umuntu n'umwe leta ya Kongo yavuga ko ari loyo vis-à-vis ya institutions zayo. Bivuze ngo leta ya Kongo nuramuka uyihaye uburenganzira bwo kuvuga ngo nize muri M23 cyangwa mu yindi mitwe irwana ifite intwaro, iba ariyo yitoranyiriza abakwiye kujya mu gisirikare cyayo, sibyo? Izabanze kubwira iti Makenga uyu ni umunyarwanda n'ikimenye yabaye muri RPA, yibagirwe ko n'amasunzu yabayemo. Donc ni ukuvuga yuko harimo ibintu mureba hano muri izi nyuguti, ariko ngiye nkakubwira ngo bizasaba ubushake na pression n'igitutu, kuko n'ubundi nubwo bashyira igitutu kuri ibi bintu, kuko uyu munsi nge ngira ngo nubwo AFC na M23 bakiganira, Katari n'abandi niki, ngira ngo wabonye deja tugiye kuvuga abantu bagize icyo bavuga kuri aya masezerano, wabonye ko Kabila yamaze iki kintu yamaze kucyita ngo ni accord commercial, ibindi abyita sinzi ukuntu yabyise ibintu bijyanye na iki niba ari mascarade diplomatique byo kwifotoza ibintu nk'ibyo ngibyo. So peu importe, ariko urumva ni umuntu wabaye ariko honorable ukiri aho ngaho, ntabwo Perezida Donald Trump yemera ko ari ibintu byo kwifotoza, kubera ko yanasubije ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije ngo biramutse bibaye ko aya masezerano adashyirwa mu bikorwa byagenda gute. Umva icyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump: tuzakorana nabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Bo ku giti cyabo bashobora gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko tuzabashyiraho igitutu kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Aba ni abantu babiri bashoboye kandi bazabikora. Barabizi ko bagomba kubikora, kuko bitagenze gutyo hazabaho ibintu bibi. Kuvuga ngo rero reka rero nyine nk'umuhuza reka nkubwire muri aya masezerano ndacyagaruka kuri disengagement. Ibijyanye no kuva n'ingabo kuva mu ingingo uvuga ubwo ugezeho ni ya kabiri. Yes, disengagement, disarmament and integration of non-state. Yego, justement nari nkiri kuri bya bindi nyine byo gushyira abantu bahoze mu mitwe irwana mu gisirikare n'ibyo ngibyo byo kuva by'abasirikare kuva mu birindiro, sibyo? Abasirikare bari mu birindiro ko abaye mu 23, hanyuma aya masezerano akaba ari hagati y'u Rwanda na DRC, ariko bagenda hepfo bagenda babisobanura akantu ku gandi. Hari ending state support to armed groups, wabisobanuye. That's it, yes. Hari disengagement, nayo iri mu birimo twavuze birimo guteza impaka nyinshi. Hakaza conditional integration into security forces. Ntabwo rero hari details zigiye zirimo honorable, kugira ngo abantu bakurikiye baze kumva uko ahubwo mwebwe mu bunararibonye bwanyu n'ubusesenguzi bwanyu na aspect y'amategeko itaza kuburamo, kuko nko kuri ending state support to armed groups ibyo ukurikije. No, ntabwo urimo kumva point yanjye. Point yawe muri aya masezerano are hagati y'u Rwanda na DRC. Yego. Ninde ufite mandate yo kubwira M23 ngo uve mu birindiro? Kwingabo zayo ziri mu birindiro. Ariko aho ntibahageze nye. Ntibahageze. Erega aya masezerano n'ay'ibihugu ntabwo M23 irimo. No, ibyo urimo kuvuga uti Radisirasi adufashe, kuko kuri disengagement baravuga ngo in a manner sequenced and coordinated. tujye kuri text twese birebe niba yego reka dufashe ku interpretation. Nubwo yenda turimo kuganirira hano, ariko nkeka ko hari abadukurikiye baba bakeneye ko tubafasha kuva mu rujijo. Yego, nituvana natwe ubwacu dufite urujijo biraza kugora ko abantu badukurikiye baza gufashwa kumva ibiza kuba bikubiyemo hano. Dufashe rero icya mbere nge ndeba muri aya masezerano, ntabwo ndi inzobere mu by'amategeko, ariko buri yuko ingingo zigenda zikurikirana zifite ukuntu ziba zisumbana. Arewe icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ko ingingo iza kumanuka inyuma yubakira ku zibanza. Yego,
ni ukuvuga ngo uko izi ngingo zikubiye muri aya masezerano ntekereza yuko ibihugu byari mu biganiro nubwo ntari mpari ariko bahisemo ukuntu baza kubyajansa cyangwa kubitondeka bitewe n'ibyihutirwa kurusha ibindi. Bitavuze ko hari ibitihutirwa ariko hari bifite uburemere kurusha ibindi. Icyo bahuriraho bose nuko ndagira ngo ufashe abantu ariko naba honorable badufashe na Maître Gasominari kuko kuri iyi ngingo ya disengagement kuri iyi ngingo harimo ikintu kivuga ko ibi ngibi bya disengagement ngo hari izindi forthcoming agreements zizaza aho impande zose zigomba gushyigikira disarmament, integration na disengagement of non-state armed groups. Nicyo nashaka kuvuga. It's a long process. It's for non-state. Nicyo nshaka ko mufasha abantu kumva kubera ko hano nta ngabo z'igihugu icyo ari cyo cyose zavuzwe bavuze non-state. Ni ukuvuga ngo nicyo navugaga ko dukwiye gufasha abantu kuva mu rujiro ariko natwe tukaruvamo mu ruhande rumwe kubera yuko iyi ngingo ya kabiri ntabwo irebana no kuvuga ngo hari ingabo z'igihugu runaka kiri mu gihugu ahangaha zigomba kuvamo. Nureba ukuntu ibisobanuro birimo muri biriya bika bitatu hari ikirebana no guhagarika gutanga ubufasha ku mitwe yitwaje intwaro. Icyo ngicyo kirasobanuka icyo na Maître Gasominari yagisobanura. Hakazamo icya kabiri noneho aricyo kiza kuvuga noneho ukuntu ni imitwe iri ahantu igomba kuva ahantu imitwe yitwaje intwaro ari nayo iza kurebwa na rwa rugendo rwa reintegration na demobilisation. Ni ukuvuga ngo iki gika cya kabiri kirasobanutse. Ni ukuvuga ngo hari FDLR iri muri Kongo yitwaje intwaro igomba kwamburwa intwaro igacyurwa cyangwa se hakaza bya bindi bizakorwa mu buryo bw'imbaraga nyinshi cyane. Hakaba n'ikiza kureba M23 na AFC kuko nayo ni umutwe uri muri Kongo witwaje intwaro. Ubwo rero kuri iyi ngingo noneho hakaza igika cya gatatu kiza kubakira kuri bibiri bibanza kiza kurebana na ingingo ikomeye yari yateje urujijo n'ubu ku mbuga nkoranyambaga ndimo kubona abantu barimo kutwandikira bavugaga kuri disengagement ari nayo honorable yaratinzeho gatoya ariko ngira ngo icyo nari nkeneye ngiye ko mufasha abadukurikiye ni ukugishyiraho umucyo. Disengagement iri mu gika cya kabiri cy'ingingo ya kabiri irasobanutse irarebana n'imitwe yitwaje intwaro ni imitwe irwanya ubutegetsi yitwaje intwaro igomba mbere na mbere kuva mu birindiro ku bushake niba hari aho iri ikahava ku bushake noneho bitaba ibyo hakabona gukurikiraho biriya birebana no kuvuga ngo murasubizwa mu buzima busanzwe cyangwa se murasubizwa noneho mu ngabo za leta. Noneho hariho haza kuvugira noneho icyaha cya gatatu gikurikiraho bazana gushyiraho kuvuga ngo kugira ngo ujye mu ngabo za leta cyangwa muri polisi ya Kongo uraza kuba wujuje iki ari byo bise conditional integration. Ariko iki kintu cya disengagement muri aya masezerano usibye kuza kujya muri concept of operations muri CONOPS cyangwa se tukaza kujya muri ya resolution 2773 muri iki gika nta namwe bivuga ko ari ingabo z'u Rwanda cyangwa z'ikindi gihugu ziza kuvamo. Icyo cyo mu nyandiko kirumvikana kiranasobanutse ahubwo icyo nashakaga kuvuga mu gihuze na cya kindi mwahereyeho cya FDLR ni ukuvuga ngo gusenya FDLR bivuze ko FDLR itari mu birebwa n'ibi ngibi. Yego ntabwo FDLR iri mu birebwa n'aya masezerano uretse aho ivugwa yuko izamburwa intwaro igacyurwa mu Rwanda ndetse abayigize bagashyirwa mu buzima busanzwe kuko birateganyijwe. Ariko iyo bavuga desengagement ntabwo barimo bavuga barabisobanuye muri ngira ngo reka ko kuva mu byanditse ngo hari ibintu buriya ikintu cyiza cy'amategeko n'abanyamategeko ni uko ushobora kubona ibintu abandi batabona byanditse. Maître Evode yavuze ibintu bikomeye. Iyo usoma ntabwo iyo dusoma ibintu by'amategeko
ntabwo tujya tubisoma nk'ukuntu waba uri gusoma amateka cyangwa ikinyamakuru niyo mpamvu bishoboka abantu basoma amategeko nk'abasoma umuseso wa twebwe duhera ku mpamvu y'amasezerano biriya bita preambule ukareba ese bashingiye kuki bandika aya masezerano yego yaravuze ikintu gikomeye aravuga ati ese kuki aya masezerano yagarutse kuri uriya mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi ni ukuvuga ngo aha tumenye ko ari ibihugu bibiri byarimo bishyikirana ndetse ko kugira ngo bagere ku cyo nakwita document finale cyangwa inyandiko yashyizweho umukono hari ibyo bamwe bashakaga ko bijyamo abandi bavuga bati ntabwo ibi ngibi bijyamo ariko kuko hagombaga kuboneka amasezerano hari ibintu bagiye bashyiramo ku buryo busa nk'aho butaziguye noneho ari byo bishobora no gutuma muri interpretation umuntu akeka ko hari ibintu nka kariya nyiriya nteruro ivuga ngo ku masezerano yandi azagerwaho mu minsi iri imbere ayo masezerano ntabwo ibiyakubiyemo tubizi nta nubwo tuzi impamvu banditse bati ibibwo mutabyumvikanaho ibyo ntibinabaho muzakorana ibindi biganiro noneho mugirana ayo masezerano nayo muzayashingiraho mu gihe cyo kurangiza iyo drafting ntabwo ibaho ariko barayikoze nayo ntibaho twebwe turimo turavuga ibigaragara niyo mpamvu navuze reka two kuva muri text ibigaragara wabajije ikibazo cy'ingenzi tutashubije kandi mu by'ukuri cyari gufasha abadukurikiye kubyumva kurushaho uvuga utese ni ikihe gishya kiri muri aya masezerano ingingo ya gatatu y'aya masezerano ivuga ishyirwaho rya mekanisme ihuriweho yo gukurikirana ibijyanye n'umutekano joint security coordination yayindi izaba igizwe n'abantu batandatu yego batatu kuri buri ruhande ngewe nibaza ko iri tsinda ari ryo rizaba rifite mu maboko yaryo gusobanura biriya bintu byose bitarimo byumvikana ugisoma ako kanya ibikubiye muri iyi nyandiko kuko bizaba bihuriweho na leta y'u Rwanda na leta ya Kongo ndetse hazaba harimo n'abariya bahuza bane bongerewemo nk'indorerezi icyo gihe bazajya baganira kuri ibi bibazo atari ku karubanda bimwe babibonere ibisubizo kandi babikore ngira ngo niba mwabonye aya masezerano ku bayasomye wabonye yuko ahita ashyirwa akurikizwa kuva agisinywa avuze ko ari amasezerano ahoraho ntabwo bayarimise mu gihe runaka ariko igihugu gishobora kuyavamo hanyuma baravuga ati igihugu gishobora kuyavamo kiramutse gitanze integuza y'iminsi 60 est-ce que ni iminsi 60 cyangwa n'amezi oya ni iminsi ni 60 jours c'est-à-dire 2 mois ni iminsi 60 ni ukuvuga ngo batangiye integuza mu minsi 60 bakavuga bati twebwe aya masezerano tugiye kuyavamo bagatanga n'impamvu noneho muri ya minsi 60 abashinzwe gusuzuma mais dénoncer le traité ibyo birasanzwe byemewe mu mategeko mpuzamahanga yego nibyo navugaga rero iri tsinda rihuriweho niryo pfundo rikomeye kuko nitujya mu bivugwa mu itangazamakuru buriya n'ubushize twarimo tubivuga yuko buri gihugu kigira uburyo gikora communication politique yacyo uburyo batanga ubutumwa mu bya politike Kongo yashakaga kumvikanisha yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kandi ko na mbere yuko basinya amasezerano muri Amerika bagomba kuba izo ngabo zakuwe muri Kongo n'iriya point iyo kuri desengagement bayikoresheje bavuga ko ari desengagement ngo y'ingabo z'u Rwanda desengagement retrait y'ingabo z'u Rwanda kuvuga RDF ntibyabananiye kuko baravuga iyo bavuze ngo desengagement de force sibyo kuva mu birindiro kw'ingabo sibyo izihe ingabo ziri mu birindiro muri Kongo ni nyinshi sibyo icyo ni kimwe ariko kuri iyi point icyo twagira ngo dutange mufasha abantu gutangaho umucyo mwanakoze mu kanya nuko nyine yo ifite ibisobanuro biyiri munsi bivuga iyo desengagement nibyo nakubwiye nahoze mvuga na Maître Gasominari mu kanya bikozeho iyi texte ni matière à interprétation nagire ngo wenda nabwire na mugenzi wanjye Radisirasi ko iyo itegeko ryanditse mu itegeko nta ngingo iruta iyindi irusha iremereye kurusha izindi
donc iyo useba itegeko riba ari rimwe, ntabwo ingingo iri muri chapitre ya nyuma, ingingo y'ijana ntabwo wavuga ngo niyo iri mu wendere kurusha iya mbere cyangwa iya gatanu cyangwa iya 10. Ariko ikibazo ahantu kiri nyine nibyo ndimo kuvuga ko aya masezerano ukuntu yanditse arimo ibihato bizatuma no kuyashyira mu bikorwa bidashoboka, uretse kuba wakoresha igitutu, kuko ibintu byo gupfunyikira abantu amazi ngo kugira ngo ubwire abantu ibyo bashaka kumva cyangwa wereke abantu ibyo bashaka kubona, nabyo ntabwo bijya biba mu muco wanjye. Wowe ntushobora kwandika texte ngo nurangiza ufate igihugu ukizirikeho texte kitemera, kuko iriya resolution twebwe ntabwo tuyemera, ariko nitwemera n'ibikubiyemo aya masezerano honorable. Yes, aya masezerano ibihugu birayemera, umukono n'ibihugu, ariko iyo mureka birebwa nayo yaba umuhuza yaba n'impande zombi ba. None se reka nkubwire ikintu, reka nkubwire ikintu nyemerera gatoya kuko ikibazo wari ukomojeho Minisitiri Nduhungirehe yakivuzeho, arimo kuvuga ku kibazo cy'ishyirwa mu bikorwa. Ntabwo yigeze atinda cyane ku bikubiye mu masezerano, kubera ko avuga ko u Rwanda rubyemera, ariko wahubwo umvaho impungenge zifite. Ntabwo nigeze mvuga ko Minisitiri Nduhungirehe, reka tubanze twumve icyo yavuze aho u Rwanda rufite impungenge. Minisitiri Nduhungirehe. Thank you very much, Mr. President. This is indeed a historic day. Urakoze cyane perezida. Uyu ni umunsi w'amateka kubera ko ari ugusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda mu kurangiza amakimbirane amaze imyaka 30. Mu bihe bishize hari uburyo bwinshi bw'ubuhuza bwabayeho, ariko nta na bumwe bwatanze umusaruro. Twizera ko ari ukubera ubuyobozi bwawe no kwiyemeza kwawe muri uru rugendo, ariko kandi no kureba uburyo bushya bwajemo bujyanye n'imikoranire mu by'ubukungu. Ikintu cy'ingenzi cyane kizafasha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana, kuko ni igice gikize cyane gifite ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'amabuye y'agaciro n'umutungo kamere. Amerika nikomeza kuba hafi y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twizera ko tuzagera ku mahoro arambye. Kandi nk'uko mugenzi wanjye wa Kongo yabivuze, ni ingenzi ko Amerika ikomeza kwiyemeza, kubera ko uyu munsi twasinye, ariko dukeneye gushyira mu bikorwa ibyo twasinye kugira ngo twinjire muri iki cyerekezo gishya mwavuze cy'uburumbuke, kugira ngo dusarure inyungu z'ubukungu zishingiye ku mahoro. Kugira ngo iyi gahunda y'imikoranire mu by'ubukungu ishyirwe mu bikorwa, ni ingenzi ko Amerika iherekeza impande zombi mu ishyirwa mu bikorwa by'ibyo twasinye, kubera ko mu bihe byashize twasinye amasezerano menshi. Twizeye ko hamwe n'ubuyobozi bwawe na Amerika tuzagera kuri iyo ntego. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agira ati mu bihe bitandukanye mu myaka yashize twasinye amasezerano menshi atandukanye, ariko byagera ku kuyashyira mu bikorwa ikibazo kikavuka. U Rwanda ruremera ibikubiye muri aya masezerano, ariko indi ngingo Maître Gasominari wari wakomojeho tutari twatinzeho cyane ku bishya, ni iyi ngiyi ya gatatu irebana n'iri tsinda rihuriweho ryo guhuza ibikorwa by'umutekano kugira ngo ikibazo gikemuke. Sinibuka icyo washaka kuyivugaho. Icyo nashaka kuyivugaho, navugaga ko mu by'ukuri iyo urebye aya masezerano ukuntu uko yanditse, tureke na polemike yo kuvuga yuko yenda ibiyakubiyemo byose hari uruhande rwayasinye rutabyemera, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ahubwo aya masezerano azuzuzwa n'andi masezerano atari yasinywa, tutanazi n'ibizaba biyakubiyemo icyo gihe. Kuko niba tuvuga, reka duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere ivuga ubusugire. Kubaha ubusugire bw'igihugu, by'ibihugu byombi bivuga iki? Bivuga yuko nta ngabo z'igihugu kimwe zijya mu kindi, cyangwa se zimwe mu kindi gihugu zikajya mu kindi. Sicyo bivuga? Ibyo byumvikanweho no kurasa birimo. Kandi ibyo nibyo twahoze nibyo nahoze mbasaba umufasha badukurikiye. Ibyo biri mu ngingo ya guhuza konteksti hari uyu munsi n'uburyo amasezerano yajemo. Niho nshaka kugera. Yego, niho nshaka kugera. Ni ukuvuga ngo niba bemeranyije kwemera kubaha ubusugire bwa buri gihugu,
icyo ni kimwe nta kibazo kirimo, abantu bose barabyumva. Noneho bakavuga yuko bazafasha mu bijyanye n'icyo bise dezangajema, ariko bakavuga dezangajema ya ziriya ngabo zitari ingabo z'igihugu zikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, imitwe yitwaje intwaro. Imitwe yitwaje intwaro. Ibyo nabyo birateganyijwe. Hanyuma mu masezerano bakavuga ko amasezerano azaba hagati y'ihuriro AFC M23 na leta ya Kongo azaba agize igice cy'aya masezerano ashyizweho umukono. Ahangaha ni naho niho ruzingiye mu by'ukuri, kuko ingabo zivugwa zaba iz'igihugu cyangwa imitwe yitwaje intwaro ni ibijyanye n'intambara ishyamiranyije ihuriro rya AFC M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma iki kibazo kizakemurwa n'imishyikirano y'Idoha. Iyo mishyikirano y'Idoha ubirimo, ntabwo aho igeze tuhazi, ntabwo ibyemeranyijweho n'ibitemeranyijweho turabimenya, ariko bihaye igihe yuko ahubwo muri aya masezerano ikindi kintu cy'ingenzi gishya ni uko impande zombi ziyemeje gufasha kugira ngo aya masezerano azashobore kugerwaho hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo. Nuvuga ngo impande zasinye aya masezerano ziyemereye ko zizafasha kugira ngo ziriya mpande ziganira Idoha zizashobore kugera gufasha umuhuza Katari n'impande ubwo AFC M23 na leta ya Kongo kugira ngo nabo bazagere ku masezerano. Ariko ubu bwumvikane tubyumve neza n'abadukurikiye babyumve, buzaba bugize aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ku bijyanye n'amagambo arimo aha ngaha ntabwo byagombye gutera ikibazo, kuko impamvu babishyizemo, kuko mu by'ukuri dukoresheje n'ibibazo by'amategeko bisanzwe, yaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba n'u Rwanda, nta n'umwe wari ufite mandate cyangwa ububasha bwo guhagararira AFC M23 no gufata inshingano mu mwanya wabo. Ariyo mpamvu baretse, ariyo mpamvu bavuze bati twebwe ikintu dushobora gukora ni ugufasha. Ariko basigamo baravuga bati uko byagenda kose amasezerano azasinyirwa hariya azaba ari amwe mu bigize aya masezerano dushyizeho umukono, kugira ngo nishyirwa mu bikorwa ryayo rizorohe kandi tuzabigiremo uruhare. Divin, reka rero nkwereke kugira ngo Maître Gasominari byavugaga niho tukiri aho ngaho. Yego, ndaguha paralelisme yoroshye kumva. Iyo dukoze itegeko none tukavuga ngo ibi n'ibi itegeko ni rya parliament, none tukagira ibintu tuvuga ngo bizagenwa n'iteka rya ministre uyu n'uyu. Iyo tuvuze ngo ibintu bizagenwa n'iteka rya ministre, y'iryo teka ritarajyaho ishyirwa mu bikorwa ry'iyo ngingo, nubwo yatowe na parliament riba ridashoboka, muba muretse. Donc nibi rero bya disengagement nibyo Gasominari arimo kuvuga, kuko ni nacyo nakomeje kwibaza ngo ninde ufite controle kuri M23 ku buryo ayikura mu birindiro, sibyo? As long as amasezerano ya M23 na leta ya Kongo atararangira, kandi iyi texte irarifaringa kuri ayo masezerano ataraza. Donc ni ukuvuga ngo rero kiriya gice cya disengagement hari aho kikiri muri poemor. None se ubwo mufashije abatwumva, iyi ngingo ya disengagement ireba iyi mitwe yose irwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuze ko ubwo iri muri aya masezerano mu biganiro bya Kinshasa na AFC M23 ibaye nka draft, ikazaba itegeko n'ubundi mu bigomba kumvikanwaho. Radisilas, ntekereza yuko aya masezerano yashyizweho umukono i Washington nituza kujya kuyasobanura mu rwego rw'amategeko ahanitse, abadukurikiye ntari byo batazabasha kumva, natwe ibyo tutazabasha kumva, kubera yuko aya masezerano ngenda yashyira cyane mu rwego rwa politike kurusha uko nayashyira mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga mu birebana n'umutekano, ibyandi twita amatirete cyangwa amakonvansiyo. Ni ukuvuga ngo ni amasezerano mu rwego rwa politiki ashingiye ku bwumvikane. Ahantu nemeranya na bagenzi banjye ni uko ku birebana na disengagement ya M23 cyangwa FC M23, ndemera yuko iyo ngingo kugeza uyu munsi igiye kujya
muri suspense cyangwa kuba ishyizwe mu buryo bw'agateganyo kugeza igihe ibiganiro bya leta ya Kongo nayo mu 23 cyangwa AFC mu 23 bizabanza bikarangira hagagaragara igikurikiyeho kubera ko biragaragara ko disengagement muri aya masezerano irareba cyane cyane mu 23 ariko hakazaho ikindi kintu na wazarendo koko harimo n'ikindi kintu kivuga indi mitwe yego ni ukuvuga ibiganiro bizava hagati ya leta ya Kongo nayo mu 23 bizagena ibirebana na reintegration cyangwa se ahazaza hishyirwa mu bikorwa by'ingingo ifite kuroze ihari ireba leta ya Kongo nayo mu 23 ariko hari ikindi noneho tutashobora kuvuga cyo ngo kirajya mu buryo bw'agateganyo FDLR ntabwo iri mu mutwe ugomba kuzarebwa n'ibi biganiro rwose icyo kurandura FDLR ni ingingo ifunguye iri kategorike FDLR igomba kuba neutralize nuko ngo igomba kurandurwa burundu nuko ngo ibikorwa byibasira FDLR byo byakabaye ahubwo byaranarangiye aho twicaye hano byakabaye byarangiye kubera ko dufite iminota mikeya dusigaranye iminota itari myinshi kandi ndi kureba aya masezerano nkabona ubwayo aracyari menshi na nexe nta kintu twazivuzeho oya nexe nta nicyo wenda kuzivugaho ni nyinshi ubwazo ni nyinshi cyane ahubwo reba poeset nashakaga kureba kuko iyi ngingo ya gatatu twari tutarayirangiza kuko Maître Gasominari yaratubwiye ko niho ruzingiye cyane cyane muri implementation iyi ivuga kuri joint security coordination mechanism nibyo rwose nibyo kuko divin ukiraho nibyo kuko no mu gushyira mu bikorwa ya masezerano hano ngeze kuri version française baravuga ngo le règlement des différends tout différent des courants de la mise en œuvre du présent accord est résolu en l'amiable entre les parties avec facilitation du comité de surveillance conjointe donc ni ya yindi joint committee ya yindi niyigaruka donc no kuvuga yuko iyo tubuhuza bikorwa bw'aya masezerano mu nshinga no niyo hagize ibyo batumvikanyeho niyo bagana mu bikorwa niyo bagana yes ubundi byiza nuko ibihugu no ngo ntibasubire Washington reka da bagana no ngo hari uriya rwego icyambere nuko aya masezerano arateganya ko ibibazo byose bizavuka mu kuyashyira mu bikorwa bizakemurwa mu bwumvikane noneho batashobora kumvikana kuko niyo mpamvu bashyizemo ingingo ivuga yuko aya masezerano biriya bice by'indorerezi ntabwo biri parties nuko ngo aya masezerano ubundi byo nta bireba ariko mu kuyashyira mu bikorwa bakavuga ngo nihagira ikintu kitumvikanwaho mbere na mbere bizakemurwa nabo bireba no kuvuga u Rwanda na Kongo bazabikemura mu bwumvikane nibinanirana bazabijyana muri iriya komite yego hanyuma unyemerere tugaruke ku bigomba kuyobora imikorere y'iyi mechanism Maître Gasominari baravuga ko uru rwego rugomba kuzayoborwa ngo n'amahame arimo rukanashingira kuri ya CONOPS ya CONOPS yo kuri tariki 31 z'ukwa 2024 iriya CONOPS irimo iriya concept iriya rero CONOPS ni concept ya operation ni ukuvuga ngo iki bikubiyemo ni uburyo n'ingengabihe ni ibizakorwa mu kurandura umutwe wa FDLR muri Kongo in phases bine byiciro bine nuvuga ngo ikintu cya mbere kizakorwa no kubanza kumenya aho bari bakamenya uko bangana intwaro bafite bakamenya abandi bantu babashamikiyeho kuko birazwi ko bagiye banashyiraho n'imitwe yindi yitwaje intwaro yitwa ko atari FDLR ariko mu by'ukuri yashyizweho na FDLR muri iyo mitwe harimo n'iy'abazarendo nk'uwitwa CMC ni umutwe washyizweho na FDLR ni umutwe ukontororwa na FDLR ni umutwe uhabwa ibikoresho na FDLR ni umutwe uhabwa amabwiriza na FDLR urwo ni urugero rumwe ntanze yego nuvuga ngo cyitwa CMC ujya wumva mu bazarendo muri Kongo ni umutwe wa FDLR wayoborwaga n'uriya muntu witwa Mbitsemunda Jules Habyarimana wiyise Murumba
So hari n'utundi groupuscule dutandukanye tugiye dushingiraho kuko nk'uko mwabyumvise muri iyo mitwe irenga 200 iri mu burasirazuba bwa Kongo, bagenda bayishinga bafite ikintu bashaka kugeraho. Bashobora rero kuvuga bati ubwo iriya byamenyekanye reka dushinga uwundi mushya uzakora ibyo uriya wagomba gukora igihe bizaba ngombwa yuko usenywa. Ikizakorwa rero impamvu ibyo byiciro bigomba kubaho nuko abo bantu bose bagomba kuba identified, bakamenya ngo uyu ayobora umutwe witwa gute, urimo abarwanyi bangana bate, washyizweho nande, ugamije iki. So nubaho ntabwo ari ku-identify gusa umubare wa FDLR, abarwanyi ba FDLR, harimo no kureba ibikoresho byabo bya gisirikare, hari abakorana nabo, ndetse hari mwarabibonye yuko iyo bataha igihe cyose batahana n'abantu bagize imiryango yabo. Ibyo byose nibyo bizakorwa, nibyo bikubiye muri iriya concept ya operation ariyo bakunda kugarukaho bayita CONOPS muri aya masezerano. Buri wese ngiye kumuha attention muri CONOPS ntuyirebe ni plan, harimo neutralisation ya FDLR, ariko harimo no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Noneho rero ikibazo rero aya masezerano exactement ni ukuvuga ngo rero ikibanza ni ikihe. Uribuka ko mbere bakoreshaga ijambo ngo consecutively cyangwa se consécutivement, sibyo, bavuga ngo à la mise en œuvre de ce qui est prévu au point 3. Donc le point, ibyo byari point 4 muri CONOPS. Donc ni ukuvuga yuko kubanza gusenya FDLR byari préalable, nicyo kibanza yo mbere yuko dukuraho ingamba z'ubwirinzi. Kuko ntabwo dushobora gukuraho u Rwanda ntushobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi rutabanje kubona amagaranti yuko icyatumye ruzishyiraho kitakiriho. Ariko abanyekongo buko barimo kubisobanura bo barakubwira ngo bizakorwa concomitamment. Concomitamment ni ukuvuga ngo ni icyarimwe, sibyo? Turakora faze ya mbere mugende gutya, hanyuma n'ikindi cya kabiri ni nacyo kintu nakomeje kukubwira, nabo bari confused. Hari ahantu ubona bafata disengagement bagakora /lifting defensive measures. Ni ukuvuga ngo byarabacanze defensive measures ntabwo bumva icyo ari cyo, bayobewe niba ari abantu, bayobewe niba ari biriya byuma byacu biri hariya, byarabacanze. Niyo mpamvu ubona bagenda bari confused, bakandika ngo disengagement iryo bagashyiraho ngo lifting defensive measures. Ariko ikigaragara logiquement nuko u Rwanda rudashobora gukuraho defensive measures icyatumye ruzishyiraho kikiriho. Tugendeye ku masezerano, aricyo serete ya FDLR. Tugendeye ku masezerano, ingamba z'ubwirinzi ziracyafite agaciro mu gihe cyose FDLR itarasenya. Yego ntabwo nabihakana kuko ni nako byanditse.